maze kudutambagiramo hadukiza. Hano hari umukobwa wari warafungishije amenyo ye bamubwiraga ko rimwe na rimwe ashobora kuzavamo, Nyagasani Yezu yamukijije. Hari umubyeyi wazanye n'umwana we, yajyaga ageza nijoro akavuza induru kamera nk'ufashwe n'amashitani, Yezu yamukijije. No hari umumama nawe wajyaga arafite ikibazo cy'umugongo we wageraga ukakamo umuriro, wari ufite randevu yo kuzajya guca mu cyuma, Nyagasani Yezu yagukijije. Ariko Yezu muri rusange yakijije abantu bari bafite ibibazo by'imigongo. Duhe Imana amashyi ku byo byiza yadukoreye. Ari umumama wari ufite ivi ry'ibumoso ryahoraga rimurya, akanyuzamo rikabyimba. Ubu ngubu ushobora gupfukama, Yezu yagukijije. Ari umumama wari ufite akana kari gafite ibibazo by'amabara yari yaripfunditse, wari kuzajya kwa muganga vuba, Yezu uwo mwana yamukijije. Hano hari urubyiruko rwari rwarabuze aho rubarizwa. Abana b'urubyiruko nabonaga bari barabuze aho barizwa, ntibari bari muri korari, ntibari bari mu miryango ya Gisiyo Gatolika. Bafashe icyemezo cyo kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika. Hano hari umupapa wari urwaye asima, yakururaga kenshi, yararwaye asima, ariko yari afite n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Nyagasani Yezu yagukijije. Hano ari umuntu wajyaga akituma amaraso. Yezu urwaye wari urwaye, Nyagasani yabukijije nawe. Hari abantu bafashe icyemezo n'umugambi wo kubabarira ababahemukiye, kandi harimo n'umwe wari ufite igikomere, yahoraga arira kubera abantu bamubabaje. Rero wababariye n'amarira yahagaze, Nyagasani yagukije yamarira. Hari umuntu wari urwaye umutwe, yageragaho akagira isereri agahenda kwikubita hasi. Nyagasani Yezu yagukijije umutwe. Ariko Yezu yakijije abantu bari bafite ibibazo by'imitwe bitandukanye, mu izina rya Yesu. Hano hari umumama wajyaga atinya umugabo we, yajyaga abona aje ati burije ntibucya, yabunaje agasa nk'uhunze. Wari ufite gahunda wari wigeze utekereza kwiyahura, wategereje kwiyahura cyangwa se ngo umute bigende urorongotane, ariko Nyagasani wamusabiye uwo mugabo wawe, kandi nawe Yezu yagukijije, yakufashije. Yezu yakuyeho abantu bari bafite ubushomeri. Yezu yatanze akazi ku bantu bagashakaga abantu. Hari umumama warukuyemo inda inshuro 3, wari warasabye urubyaro wararubuze, warukuyemo inda inshuro 3, Nyagasani Yezu yatanze urubyaro. Hari umuntu wari ufite ibibyimba, yari afite utubyimba mu matwi, ugutwi kw'ibumoso ntabwo kumvaga neza, ariko rimwe na rimwe
hazagamo n'amashyira mu gutwi kw'ibumoso. Nyagasani Yezu uburwayi wari ufite yagukijije nawe. Yezu yakuyeho abantu bari bafite agahinda. Hari abantu bari bafite agahinda gakabije, Yezu yahaye amahoro mu mutima yawe. Hari umuntu waje gusabira umuntu wari urwaye, yararwaye mu bitaro, yari afite ikibazo, yari yarakoze impanuka ariko avunika hano mu itako ry'iburyo, yagenderaga mu kagare. Uwo muntu waje kumusabira Yezu yamukijije. Hari abantu bari bafite ibibazo by'amaso, amaso yabaryaga. Yezu yakije abantu bari bafite ibibazo by'amaso muri rusange. Abatashoboraga kureba murareba, murasanga mwese, murasanga Yezu yabakijije. Umwana w'umukobwa wari uri hano yumvaga yaranze, yumvaga yarazinutswe ikintu bita abagabo, yumvaga ngo atazashaka. Yezu yatanze umuhamagaro. Uwo mukobwa yarahemukiwe inshuro 3 zose. Yakundanye n'umusore wa mbere aramuhemukira, akundana n'uwa kabiri aramuhemukira, akundana n'uwa gatatu aramuhemukira. Ufata icyemezo cyuko uzinutswe cyitwa umugabo icyo ari cyo cyose. Kuri iyi saha Nyagasani Yezu akuvanye mu bwo bubuzo. Kristo Yezu akuzwe. Hari umuntu wari ufite utubyimba hano mu gatuza, twajyaga tukurya cyane, rimwe na rimwe wasigagaho amavuta, ariko bari barakurangiye imiti ya kinyarwanda wasigagaho, ariko byari byaranze. Nyagasani Yezu nawe yagukijije. Abantu bari bafite randevu zitandukanye mu bitaro bitandukanye, Yezu yakuyeho amarandevu atandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yezu, urakoze Yezu, urakoze Yezu, Hallelujah.